nkuko nababwiye rero turi kumwe na Korali Abagenzi kwari twabanye guturuka nyine mu gitondo turi muri gahunda zigisho bigiye bitandukanye. Turatangiye igitaramo cyacu ubu ngubu nubwo gitangiye neza turaza kugeza ku isaha y'isasta. Ese Abagenzi mbere ko tubabaza byinshi bigiye bitandukanye batuzaniye iki bafite iki? Reka tubakire mu ndirimbo 5 ngewe ndagaruka mukanyibwira ngo haraza kuba hakurikiraho iki. Muraza kuduha ubutumwa kuri WhatsApp kuri nimero baraza kubaha mukanya kuri screen yanyu, ndetse kandi tuzaza no kwakira telefone zanyu. Ariko kandi kano kanya reka tubanze twakire indirimbo 5 z'Abagenzi. Abari muhira mwegere televiziyo zanyu mugiye kurirwa baraza kuba bimeze neza. Ngewe ndagaruka mukanya. Ndibaganizo Olivier kuri technique hari Emmanuel Papa Sangwa. Reka tuba twakire zino ndirimbo z'Abagenzi. Ese bagiye kuduhizihe? Ese mwemere gusaba indirimbo? Byose biremewe. Muraza kutwandikira ubutumwa kuri WhatsApp kuri nimero baraza kubaha mukanya kuri screen yanyu. Hanyuma kandi biraza kuba bimeze neza kandi biraza kuba biryoshye. Ngenda garuka mukanya. Abagenzi umwanya n'uwanyu.
ijambo ryawe riranyobora kera ntago nagutekerezaga none namenye urukundo rwawe kandi umucyo wawe warandasiye nanjye nguhaye umutima wanjye mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora ubwo nari maze gucika intege iby'isi bimaze gucogoza warankomeje nguma kukwizera mwami ibyo ushaka byose bibeho mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora kugera iwacu mw'ijuru nzahora ndi mu rukundo rwawe umutima wanjye ntuzacogora ntago nzongera kuruhuka undi mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva bindemye umutima kuko nari ntafite ibyiringiro ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe riranyobora Kuji Yesu
gihe nari ntaramumenya kugeza umunsi yankozeho sezeranye kumugumira uruhande ntacyo nzatinya turi kumwe mbese niki bituma akomeza kunyitaho afashe isi yose mu biganza bye nanjye niki mugwa muri ruhande ni kuki Yesu anyitaho imbabazi z'umwami Imana yacu azihoza ku bamwubaha gira umwete wo kureka iby'iyi si kuko ingoma ye iri hafi araguhamagara n'impuhwe n'urukundo ategereje ko wamwiyegurira umutima wawe uturendo abona uburyo akwitaho araguhamagara n'impuhwe n'urukundo ategereje ko wamwiyegurira umutima wawe uturemo abona uburyo akwitaho nagendaga nyura mu isi y'ibyaha nahuye n'umugenzi w'umunyambabazi numvise anyongorera ampamagara mu izina ubwo numvise mpindutse mu mutima nsigaga umukoni sinzasubira inyuma kugeza ugeze akarata twibusezeranye azamfata ukuboko urageze kururembo mw'ijuru sinzatinya ahubwo nzakomeza umutwaro nari mfite yarawunduye intambwe zinteguza zakomejwe nawe zakomeza ntwarane ubwo nzambikwa ikamba umunsi w'umunezero mwinshi ntabwo nzasubira inyuma sinzasubira inyuma kugeza ugeze agahata ngendaza ziko twibusezeranye azamfata ukuboko ageze kururembo mw'ijuru sinzatinya ahubwo nzakomeza
dusezeranye azamfata ukuboko ageze ku rurembo rwo mu ijuru sinzatinya ahubwo nzakomeza ntabwo nzasubira inyuma ukundi kugeza ubwo hatana umukiza wanjye ziko tuzezeranye azamfata ukuboko ageze ku rurembo rwo mu ijuru sinzatinya ahubwo nzakomeza sinzatinya nzakomeza kugeza imperuka niba dushaka ibihembo umurimo urangiye tuzaba ikiruhuko hakurya y'uruzi iwacu niho heza niho tuzahindukira twizeye natishime Yesu niwe mucyo waho turarwana urugamba ngo tutari wacu heza ku nyanja y'ibirahure niho tuzibera dutegereje ikiruhuko ku bana b'Imana ntituzongera kuganya muri ubwo buzima iwacu niho heza niho tuzakwitegurira twizeye natishimye Yesu niwe mucyo waho turarwana urugamba ngo tutari wacu heza ku nyanja y'ibirahure niho tuzibera twegereje iwacu heza hari ibyishimo bisa dore umwijima urakaze guma ku rugamba iwacu niho heza niho tuzahindukira twizeye natishime Yesu niwe mucyo waho turarwana urugamba ngo tutari wacu heza ku nyanja y'ibirahure niho tuzibera iwacu niho heza niho tuzahindukira twizeye natishime Yesu niwe mucyo waho turarwana urugamba ngo tutari wacu heza ku nyanja y'ibirahure niho tuzibera gitondo nabyutse nishimye mbona ijuru mu mutima wanjye ijuru mu bugingo bwanjye
kumwe korali nziza irimba neza y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi basengera hano ku Muhima. Mabona ko tujwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko kandi ireka tubanze tubaze muzehe Thomas amateka y'Abagenzi igihe bamaze, amalbum afite ama-audio, amalbum afite ama-video, muri mugari bagiye banyuramo kugira ngo nyine mwongere mubyibuke mu bihe byiza mwagiye munyurana mo nabo. Turagenda tubakiraho muhereye, hari bari Rujumbura turi kubona ubutumwa bwanyu, hari abari hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muragenda mwese mutubwira uko bimeze, tugenda nyine twakira n'ubutumwa bwanyu. Ariko kandi reka tuhere kuri nguyu wihuse ati bonjour, mwakoze kudutaramisha rwose, ati nakorera Abagenzi Rujumbura turabakurikiye neza 100%. Uti ni Dr Gervais aramutsa cyane. Gervais urakoze cyane aho ngaho i Bujumbura, abantu bose bariyo turagenda nyine tubasuhuza, namwe mugira ibihe byiza. Ubutumwa bwo aracyabwandika mu kanya gato turakorera tubusoma. Ati rwose ati nsuriza cyane cyane, ati papa Tom Imana imuha umugisha, urakoze cyane. Namwe twese tubakira kuri WhatsApp 078588 tukabiri nimero kuri screen yawe, ukagira icyo utubwira ku murongo wa telefone, agomba za kubakira mu kanya. Ariko kandi ubu tuvugana turi kugenda nyine twinjira mu mateka y'Abagenzi. Ese Abagenzi amateka yabo na yahereka muzehe Thomas atwinjizemo, hanyuma ayo mateka ntabwo ndi biri ngaruka barongera baduhe izindi ndirimbo eshanu. Nabwo ngo ni ugutarama, ni ukuririmba, byose bikaza kugenda nyine bigenda neza kandi bimeze neza. Ndaje mu kanya. Murakoze cyane bwana Abagenzi, Imana umugisha. Kadusubiza abadukurikiye mwese, baba abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu bihugu by'amahanga, mwese turabashuje. Bwana Gervais Dr ndagushuje n'umuryango wawe ndetse n'abana Imana yabahaye, mukomeze kugubwa neza. Rero amateka y'Abagenzi, korali Abagenzi yatangiye mu 1978. Urumva ko imyaka ngira ngo ni 43. Rero twatangiye ari abantu batatu gusa mu rusengero i Nyamirambo, witwa Karambizi, witwa Gakumba Iramu, witwa Semanywa Yusto, nabo ngabo bari batangiye korali. Ariko nge nageze mu hashize imyaka 2 mu 1980, ubwo mbese nyimaze imyaka 39.
rero ku bw'ubuntu bwayo turacyari mu murimo, ariko abayitangije harimo umwe gusa witwa Karambizi Enias, ntabwo yashoboye kuza, abandi barasinziye. Ari Yusto yarishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi 94, ari Kakumba Iramu nawe yaje gusinzira hanyuma. Ariko muri byo byose dushima Imana kuko umurimo w'Imana wakomeje bakomeza kwiza n'ubu. Rero twatangiye twitwa Korali Abagenzi, twitwaga Korali Temperance kuko ari korali y'abasore gusa, kuva mu cya 1978 kugeza mu cya 1986. Iyo myaka yose twari 8 twari twitwa Korali Temperance, twari turi abasore gusa turashyiramo abadamu. Ariko twari dufite umukobwa umwe witwa Lydia, yari mushiki wanjye, niwe twarimanaga ari umukobwa. Nyuma rero kugeza aho tuhita tubona Pastor Kayonga Esdras, niwe yaravuye kwiga muri Rhodesia, ubwo ni Zimbabwe, kera yitwaga Rhodesia y'amajyepfo, ngira ngo za Rhodesia ebyiri, ya ruguru Zambia, y'epfo Zimbabwe, gutyo. Hanyuma aratubwira ati murimba neza ariko hariho ikintu kimwe kibura. Tutese ni igiki? Ati hakenewe amajwi y'abashiki banyu, reka tuce nk'abadamu bazabafasha. Abadamu barimba amajwi ya mbere, barimba amajwi ya soprano na alto, hanyuma kandi abagabo namwe mu gikoyo kuri tenor na bass. Igitekerezo turacyakira kuva cya 1986 nibwo twatangiye kuririmba turi mixed, cyangwa se tuvanze abagabo n'abagore. Bityo rero nibwo twahise duhindura n'izina twitwa Korali Abagenzi. Abagenzi batigendera gusa, ahubwo abagenzi bafite intego kandi abagenzi bagana mu ijuru. Ubwo rero twarakomeje ngira ngo mu 1988, imyaka 2 gusa, nibwo twakoze album ya mbere yitwa Ndatumande. Ndimba yitwa Ndatumande, ngira ngo abantu benshi barayizi, wenda reka ndimba agace gatoya. Umva ijwi ry'Uhoraho riraguhamagara, none se uryumva maze ukicecekera, Imana ishaka yuko wayikorera, none genda kuburira abanyabyaha. Murayizira abayizi turi bigite kimwe no gusubiramo ibyo mumaze kuririmba. Umva ijwi tugende. Umva ijwi ry'Uhoraho riraguhamagara, none se uryumva maze ukicecekera, Imana ishaka yuko wayikorera, none genda kuburira abanyabyaha. Ndatumande, mbese ndatumande, wagende kuburira abanyabyaha. Yewe mwana w'umuntu ukwiriye kuvuga uti numa, mwami numa. Ndatumande, mbese ndatumande, wagende kuburira abanyabyaha. Yewe mwana w'umuntu ukwiriye kuvuga uti numa, mwami numa. iyo ngiyo niyo yari kuri album ya mbere, imwe kuri album ya mbere niyo yari hari. Hanyuma 88 ngira ngo 89, mbese twahaye intego yuko buri mwaka dusohora album. Ariko si ibyo twakoraga gusa, twajyaga hirya no hino mu misozi kubwiza ubutumwa, hakurya no hakuno muri Firidi n'aha mu majyepfo, majyaruguru, mbese henshi u Rwanda rwose twenda kururangiza, ariko tubifashijwemo n'Imana kandi tubwiriza ubutumwa. 89 nibwo twasohoye indi album ya kabiri, yo iri indirimbo yitwa hari ikizadushimisha. Ari kuri volume ya kabiri. Hariho ikizadushimisha, reka turimba agace kamwe n'indirimbo n'igisubiramo. Hariho igihugu kiza, hariho igihugu kiza, Yesu
niwe wakimbwiye kiza gibwamo n'abantu bazaba baranesheje iby'isi kandi cyo gihugu kiza nicyo Yerusalemu cya irahebuje niho tuzibera witeka hari ibikiza dushimisha nubwo tuzambikwa amakamba imiruho izaba irangiye Yesu amaze kwima ingoma ye dukomeza amategeko ye duharanire kuzabayo dukomeza amategeko ye duharanire kuzabayo. Turaza wenda tuzagwirukamo dushyizemo ibyuma nta kibazo ariko twereke ko koragiye izamuka bigeze 91 twasohoye indirimbo ya gatatu y'indirimbo nyinshi harimo indirimbo iwacu n'ubugufi hariho indirimbo ku ruzi rw'i Babuloni hariho ngira ngo iwacu n'ubugufi hari ngira ngo twarimbaho gatoya gace gato kugira ngo mwumve ukuntu koragiye izamuka na buryi wacu ni bugufi twagiye buryi wacu ni bugufi buryi wacu ntabwo ari kure hirya y'izuba hariya ni iwacu umudendezo nitwitonda tuzabaya amahoro. iyo ngiyo niyo twahisemo kurimba kuri album ya gatatu ariko bigeze 92 twa tugiye kuri album ya kane twa intego yuko buri mwaka yino ko nabwiye buri mwaka twa dusohora album 94 hari indirimbo nyinshi hariho n'ikibatanze hariho munyibutse n'izindi nk'izo ndakuzibuka ariko igundagurika cyane mu mitima y'abantu cyangwa se mu bwenge bw'abantu n'ikibatanze 92 nibwo twasohoye album ya kane yego yewe mwana wa Adamu yewe mwana wa Adamu uri ugihumeka mbese niwashimira Imana ikugejeje aya magingo. abasore beza bitondaga babandi beza b'imigenda abo waruzi nabutamenye bagiye ureba wumva ugenda niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya kwa rubu nuwagiriwe bwaho nawe ujye ushima uwo mwami. iyo niyo album ya kane yo muri 92 noneho bigeze 92 na gatatu mu ntangira nibwo rero televiziyo Rwanda yari maze iminsi mike itangije televiziyo yonyine nibwo yari itangije hanyuma baza kudusaba indirimbo kimwe n'andi makorali yandi
yaramaze kuhagera ari amakorali y'abaprotestani n'amakorali y'abakatolike baza gusaba indirimbo nyine yo kuzajya bakoresha mu gihe cy'ivugabutumwa igihe cyayo kigeze. hanyuma tubaha iyo ndirimbo nicyo watanze, tubaha indirimbo iyo hari igihugu, tubaha n'indi ndirimbo yitwa ngukira ngenda yibagiwe ariko ndaza kuyivuga gatoya. zari indirimbo 3. nyuma yo 9 kwitegura komeza ibindi bikorwa 9 kanigeze ntabwo byakomeje, hazi kuba rero ibintu byose birahinduka nkuko mubizi, nkuko abanyarwanda benshi babizi, nkuko isi yose ibizi. ibintu byose byahindutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. habayeho ubwicanyi budasanzwe, ubwicanyi bukomeye, ubwicanyi butari bwitezwe, ubwicanyi umuntu atabona uruvugiro. ubwicanyi bwaje guhindukamo jenoside yakorewe abatutsi. urumva ko ntabwo cyari ikintu cyoroshye. hanyuma igihe Korali igira ikibazo gikomeye cyane cyo kwicwa kw'abaririmbyi bayo, bari inkingi, bari bakomeye, abaririmbyi 5 bose. ubwo birahindutse rwose pe. yitwa Semana Yasoni niwe watuyoboraga, niwe wari umuyobozi wacu. umudamu witwa Rebeka Nyirasengiyumva, umugabo witwa Ngabonziza Yohana, umudamu witwa Esther Iryivuze, umugabo witwa Yusto. abo bose baricwa muri jenoside yakorewe abatutsi. rero kuva mu kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 10 kwa 12 urumva ntago byari ibintu byoroshye. gukira ko umuntu muri icyo gihe, ngira ngo buri muntu wese ari umunyarwanda wese yakwandika amateka, ari umuntu hahigwaga, umuntu yakwandika amateka mujya mubyumva mu mateleviziyo ukuntu abantu batanga ubuhamya, ntabwo byari ibintu byoroshye. ngira ngo abenshi muri iki gihe n'urubyiruko, ariko kenshi barabibwirwa, nubwo babwirwa ko babyiga no mu mashuri, bigatuma bazamenya ibiriho kugira ngo bitazongera no kongera kubaho, kuko ni ibintu biteye ubwoba cyane. ntabwo babivuga mu minota 2 cyangwa 3 ubibona abantu mu vindimwe. abari abantu bose bishwe twarabavandimwe kuko twari tumaze kumenyerana, twari tumaze kuba umwe, ntagire urwikekwe rw'undi muntu, turavandimwe dusangira byose. rero kubabura mu mwanya ungana cyo mumanzaganya byari ibintu bitoroshye cyane. nyuma rero tugiye cyose kuva mu kwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 urumva ubuzima bwari buhagaze nko abanyarwanda mwese mubizi, n'abandi 7 8 kugira amahirwe mu kwezi kwa 7 hajyaho guverinoma nshyashya y'ubumwe. hanyuma ubuzima bugenda bugaruka gutyo mu kwa 8 mu kwa 9 bari bahungiye hirya no hino. tugize amahirwe yo kongera kubaho, turagaruka dutangira dukomeza umurimo. urumva komeza umurimo ntabwo byari byoroshye, abari bahari twari nk'abantu nka 5 gusa. nuko bigezeho rero nko mu kwa 10 dushimira cyane abantu bagiye bava mu bihugu byo hirya no hino biduturanye, zaba muri Kongo, yaba muri Uganda, yaba mu Burundi, yaba n'ahandi muri Tanzania, kuko bari bazi amateka cyangwa se bumvaga indirimbo zacu kera. hanyuma bakajya baza bakurikiye bati mutubwire Korali Abagenzi iri he, iba he, irepetera he, isengera he. abenshi rero baza kutugana, barongera ntibatera ingabo mu bitugu. Korali irakomeza. Korali ikomeje rero nibwo muri 95 twasohoye indi alubumu yari toroshye, hariho indirimbo yitwa Twibuka Abacu n'izindi, ariko Twibuka Abacu yo ngira ngo abantu benshi barayizi. nibwo tuza kujya kuririmba, reka tunyuremo agace kamwe gusa no gusubiramo. turibuka inshuti n'abavandimwe, abo twabanaga kuri iyi sari bazima, imirimo bakoreye hano ku isi turayibona ikatubera urwibutso. duhumure kuko abapfuye bizeye batarimbutse ahubwo basinziriye. twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimba
bazima dumure kuko abapfuye bizeye batarimbutse ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. ubwo twarakomeje kugeza no kuri bari muri kiyo gatandatu ntago twagenda turirimba wenda igice byaba bitinze cyane gatandatu uko buri mwaka 7 8 9 10 11 12 13 ubu tugeze kuri volume ya 14 volume ya 14 rero dushimira Imana ko tugenda twongeramo imbaraga twongeramo ingufu none tubashira gushyiramo imbaraga kora n'icika intege kandi n'abatugana tugakomezanya ku buryo dukora umurimo wayo kandi tunezerewe kandi dushyize hamwe ubumwe rero dufite nibwo butuma dukora umurimo kandi umurimo ukagenda neza ariko ubwo amavolume tuvuze na ya audio cyangwa se amajwi ariko amashusho nayo tugeze kuri volume esheshatu zararangiye ubwo turakora indi volume ya 7 kugira ngo hari turaza kongera kubivuga mu mwanya uza kuza ariko tumaze kugira volume 14 za audio ndetse na volume 7 turi gutegura ya 7 ese tugeze hagati ya 7 nyine y'amashusho ubwo rero mu by'ukuri Korali Abagenzi ibyo dukora gusa dukora n'ibindi byinshi cyane ariko muri makeya ntabwo yavugira byose ngo birangize reka tugusubize ijambo bwana Olivier hanyuma ukomeze gahunda ngira ngo rero muzehe Thomas ibintu byose yagerageje kubinyuramo arabitubwiye amateka abantu bajyaga bumviza indirimbo batazi ngo ni izabandi cyangwa se zaririmbwe n'abandi n'igihe zaba zararimbiwe agerageje kugenda binyuramo uyu yagize ati mwaramutse muri iki kiganiro cyanyu kuri TV nishimiye ko ari mwatumiye mu nsurize uwo Diane umwe mu bayigize uti ntabwo narinzi ko uzi kuririmba neza gutyo cyumweru cyiza urakoze cyane ati yagize ati mwaramutse nitwa Gwaneza Jean Damascene ntuye ibweramvura mu Gitega Jabana twabashimiye kwa mwatumiriye Korali Abagenzi turabakunda cyane kandi twifatanyije nabo mu kuzirikana abo baririmbye kandi baririmba neza ati ndarwaye ariko aho ndyamye nafashijwe urakoze cyane ati nitwa Kanyandekwe Simeon ndi mu Ruhango ati nsuriza Papa Thomas uti bishobotse baturirimbire yitwa indirimbo enye turakomeje ati mwaramutse ko ndayikunda cyane bwira muzehe Tom uti uri intwari abasaza bakwigiraho gukunda umurimo wo kuririmba ati umwami abahire ni Aritarike Inyanza urakoze cyane nawe ati gitondo kizabaganizi nitwa Jean Sauveur ati rwose abagenzi kwa turabakunda ntibagenda baturimbiye ku migezi y'Ibaburoni ati bishobotse banatubwira amateka y'umudamu utera muri ndirimbo urakoze cyane turaza kubireba ati Yesu nashimwe ko abagenzi turabakunda na muzehe Tom turabakurikiye ati kandi mugire ibihe byiza ndi hano muri Cameroon ni Paul urakoze cyane turagenda twakira ubutumwa bwanyu ati ni Esther ndi mu Gatata abagenzi ndabakunda cyane badushyireho indirimbo yitwa indirimbo enye uyu nawe katuro ubutumwa bwe ati nitwa Mama Ridi ati Mama Ridi yambaye Burundi najya mbifurize weekend nziza urakoze cyane nawe abantu bagiye batandukanye bari cyane twagira ngo tubabwire ko biraza ko ari kandi bimeze neza ubu ni umwanya w'izindi ndirimbo eshanu ku murongo wa telefone ngo ndaza kubakira umwerezo ubutumwa kuri WhatsApp nyamuneka kugira ngo tubyaze umusaruro neza igihe dufite abantu bakumbiye indirimbo abantu nabo barutse ibitaramo ariko uyu munsi turi kumwe n'abagenzi twibuke ariko kandi tuniyubaka abagenzi mu ndirimbo eshanu ndagaruka mu kanya Yawe Mwami Mana yabanye natwe watubereye umuringizi ukuboko kwawe
tuje kugushima. Mu bihe bibi biteye ubwoba, waradushoreye ukomeza ibirenge byacu, wampaye imitima yacu mu bihe twagiye duhura n'ibyago mu nzira. Tumaze mwami umurimo wawe, ineza yawe yagaragaye kuri twe, turahamya twahuye n'ibiruhije, ariko uburinzi bwawe buturinda bitangaje, none tuje kugushima. Turagusaba ay mwami Mana, twongerere umwuka dukomeze tudatinya, utuvugurure mu mbaraga nshya, twamamaza ubutumwa dushize amanga. Tumaze mwami umurimo wawe, ineza yawe yagaragaye kuri twe, turahamya twahuye n'ibiruhije, ariko uburinzi bwawe buturinda bitangaje, none tuje kugushima. Tumaze mwami umurimo wawe, ineza yawe yagaragaye kuri twe, turahamya twahuye n'ibiruhije, ariko uburinzi bwawe buturinda bitangaje, none tuje kugushima. Kinyigira gihumeka wizere, nyereka inzira itunganye, uwawe uko ndi kose, wihanye uko ndi kose, imigisha yawe ugihe mfite ibishuko, itare ry'undengera. Nubwo inshuti zanjye zose zamara mu makuba, ngushimira kuba hafi, ukambera ubwugamo. Bindigiye abanzi bose bambujije amahoro, umutima wihangana
ryanjye rishira nkagira intege nke nta mbaraga ngifite mbaraga ngifite kandi najya mukiza uzura umutima mbashe kwakirwa nawe wihaye uko ndi kose nyigira umva imigisha yawe imigisha yawe mugihe mfite ibishuko abuhumekero gitare ry'undengera wihaye uko ndi kose nyigira umva imigisha yawe imigisha yawe mugihe mfite ibishuko abuhumekero gitare ry'undengera wihaye uko ndi kose nyigira umva imigisha yawe imigisha yawe mugihe mfite ibishuko abuhumekero gitare ry'undengera amatunda y'umwuka wera urukundo ibyishimo amahoro no kwihangana umuntu w'umukiranutsi abafite kwizera ndetse no gucisha make amatunda y'umwuka wera urukundo ibyishimo amahoro no kwihangana umuntu w'umukiranutsi abafite kwizera ndetse no gucisha make twize ijambo ryawe kona rubanza kuri twe bituguma mu mwuka tugakorera mu mwuka twize ijambo ryawe kona rubanza kuri twe bituguma mu mwuka tugakorera mu mwuka umenye kumwizera wese aza habwa ingororano z'ibikorwa byo kwizera utsinda urubanza wese naza ibizinga by'ibikorwa by'imigenzo umenye kumwizera wese aza habwa ingororano z'ibikorwa byo kwizera utsinda urubanza wese naza ibizinga by'ibikorwa by'imigenzo twize ijambo ryawe kona rubanza kuri twe bituguma mu mwuka tugakorera mu mwuka twize ijambo ryawe kona rubanza
mfite kwizera ndetse no gucisha make amatu n'ay'umwuka wera nuru kundi byishimo amahoro no kwihangana umuntu umukiranutsi aba mfite kwizera ndetse no gucisha make twize ijambo ryawe kona rubanza kuri twe bituguma mu mwuka tugakorera mu mwuka twize ijambo ryawe kona rubanza kuri twe bituguma mu mwuka tugakorera mu mwuka izamanuka mu ijuru umurwa mwiza tuzibanira na Yesu tuzagenda ku magare meza nitugera mu bwami bwa data tuzengurutse intebe y'Imana dushimira umwami wacu Yesu najoro rirangwayo ni heza ahora umucyo w'iteka ryose mbega ibyishimo tuzagira ku magare meza nk'abana b'umwami sisubira inyuma nkomeje urugendo sinzumvira amagambo y'abantu bashobora kunsubiza inyuma nsubije irya Yesu rivuga ryo ngorera mu mutima wanjye sinzumvira amagambo y'abantu bashobora kunsubiza inyuma nsubije irya Yesu rivuga ryo ngorera mu mutima wanjye tugeze twumva no kureba nibyo tuzabona muri Yerusalemu urufuza kurwaho uruntu twambika umubiri utabora tuzasezera kuri iyi si mbi yaturuhije ntituzongera kubura abacu tuzaba twishimye i Yerusalemu Yerusalemu abituro bizabayo kandi intambara no guhunga kuzabayo Yerusalemu abituro bizabayo kandi intambara no guhunga kuzabayo tuzagenda ku magare meza nitugera mu bwami bwa data tuzengurutse intebe y'Imana
dushimira umwami wacu Yesu najoro rirangwa yoniheza ahora umucyo witeka ryose mbega ibyishimo tuzagira muri uwo murwa mwiza w'amahoro tubagare meza n'abana b'umwami sinzubira inyuma nkomeje urugendo sinzumvira amagambo y'abantu bashobora kunsubiza inyuma ijwi rya Yesu rivuga ryongorera mu mutima wanjye sinzumvira amagambo y'abantu bashobora kunsubiza inyuma ijwi rya Yesu rivuga ryongorera mu mutima wanjye nanjye nzibanira na data iteka n'iteka byinshi cyane nuko mbona marayika apima ibyaha ku munzani wari mu ntoki ze nkomeza kwitegereza mbona ari byinshi ndababara numva ncitse intege ibyaha byari byinshi cyane ibyaha nakoze mu mwiherero yabishyize ahagaragara ibikorwa byanjye by'akamenere ibyo nkoreye mu mwijima byishyizwe ku sinzwe negere z'ibyaha byawe nabyo bizapimwa maze wihane uyu munsi wihanukizwe Abakristo b'iki gihe dukora ibyaha buri munsi ntacyo twitayeho kandi byo dutekereza nabyo bizaza byerekanwe ku munsi w'imanza suzuma ibikorwa byawe ibyaha nakoze mu bwiherero nabishyize ahagaragara ibikorwa byanjye by'akamenere ibyo nkoreye mu mwijima byishyizwe ku munzani kuri ndatsinzwe negere z'ibyaha byawe nabyo bizapimwa maze wihane uyu munsi wihanukirwe uko niko bizamera kuri wa munsi Yesu Kristo azaba agarutse ibyo dukora mu mwijima bizapimwa byerekane nk'umukiza Yesu imbere y'amahanga yose ibyaha nakoze mu bwiherero
washyize garagara ibikorwa byanjye kamere kose wijima byose byashyizwe ku zanjye kuri natsizwe ngengere z'ibyaha byawe nabyo bizapimwa maze wihanuye uyuzuki wihanukize yagize ati bonjour ikwari turayikunda ati bakomere ku murimo w'Imana urakoze cyane ni Claude urakoze aho uherereye Karuma nawe ati gitondo cyiza ati turiza tonto Thomas Pitoni na Aloyizi uti mukomere ku murimo ni Esperance urakoze cyane Esperance nawe ati amahoro mbifura icyumweru cyiza Imana y'amahoro ikomeze banezeze urakoze nawe mami yagize ati bonjour ndabona muri church service mwatuzaniye abagenzi turakoze cyane nawe aho uherereye aho ngaho nyine i Bujumbura reka dusubire mu ndi butumwa yagize ati Yesu nashimwe ni Jean Marie Ngoma Imana ibaho umugisha korera abagenzi baririmba neza ati tuyishime Diane uti uririmba neza urakoze cyane nawe nawe yagize ati bonjour mwakoze gusonera abagenzi mudusurize Diane Pitoni na Muzeto murakoze cyane nawe yagize ati mwaramutse turabakurikiye cyane nitwa Simeo mumbabarire cyane abagenzi kwa baturirimba indirimbo niki watanze mu majwi yabo nabakunde cyane bazi kuri Imana ibaho umugisha urakoze cyane twigeze no kwinyura amati mwaramutse neza twishimiye ko abagenzi turabakunda cyane nsuriza Firemo cyane uti courage ku mwe Imana ni Olive ikabuga urakoze na Olive nawe ati Muzere Toma ni mumugisha ati Imana umwijuru izaguhembera ibyo wakoze abagenzi ndabakunda gusa mushaka uko twajya tubona indirimbo zanyu kuri YouTube Imana ijye izirikana uko mukora umurimo wayo maze yuzuza imigisha mu byo mukora ni Desire imusanze Desire ugiye kuri YouTube indirimbo z'abagenzi zose ko zakabaye urazihasanga ndetse n'icyashya ati bonjour nitwa systeme mbakurikiye ndi Karuma ko abagenzi turayikunda cyane Imana bamugisha urakoze cyane nayo systeme udusurize Gruwari ati mwaramutse neza abagenzi turabakunda turabakurikiye cyane baduhe amazi y'ubugingo murakoze ndi mwe mu baririmbyi b'abagenzi ariko hari byinshi ntarinzi urakoze cyane nayo ntekereza ko ubyungutse ati mwaramutse ni Esther ndi mu Gatsata Imana bamugisha abagenzi Imana ibagure mu bumenyi bafite bwo kuririmba ndafashijwe cyane Imana ibaho umugisha ni Esther urakoze cyane ati mwaramutse ndi Eric ku muhima ndasaba indirimbo y'abagenzi yitwa Safari ya Dunia murakoze cyane turabakunda ati ese Jarike ariko tutamubona hari n'abandi benshi badarisi Jarike gusa ariko ntivuze ko batari mu bagenzi Imana ibaho umugisha ati mwaramutse ndanezerewe kongera kubona Diane ari kurimba nkunda ukuntu aririmba neza ni Liliane wo muri La Silene ndi Kimironko Imana ibahe umugisha kudususurutsa rwose wakoze cyane natwe ati ndabasuje rwose Diane turamusuhuza na Pitoni baririmbye neza ati ari Blanche urakoze cyane nawe message ndagenda nzisoma ariko kandi tugeze mu kindi gice cy'izindi ndirimbo 5 ese izo ndirimbo 5 zirigiye gukurikiraho ni zihe ntekereza ko tugiye guhera ku ndirimbo zo kwibuka muri rusange tugumya kubwira nyine abarokotse Jenoside yakora abatutsi tubabwira ngo mukomere kandi twibuke twiyubaka ariko kandi tunavuga ngo ese wowe udukurikiye uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye wagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi uratekereza iki ku mutima wawe ese ni iki kigushini ni iki kiri ku mutima wawe kikora ku mutima ese wumva wakora iki kugira ngo ubashe kubohoka nta kindi wakora usibye gusaba imbabazi ukemera ko wahemutse nicyo cyambere Najya mbabwira yuko dukomeje mu ndirimbo z'abagenzi ariko kandi mbabwira yuko mu ndirimbo 5 tugiye kuririmba bagomba nyine no guhera ku ndirimbo bagennye muri bino bihe ngira ngo murabizi badaga bagira amataniro agiye atandukanye yo kwibuka muri rusange bazi Jenoside yakorewe abatutsi 1994 aho bose rero bazi Jenoside yakorewe abatutsi 1994 korera abagenzi ifata umwanya ikabibuka ariko kandi kanazirikana bari abatutsi baririmbanaga bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi 1994 bazi uko bavutse bakabazirikana bakabibuka buri mwaka barabibuka buri mwaka bakayibuka ariko mbere bati telefone
turaza kubigarukaho mu kanya, ariko kandi reka muzeto mubanza tubwire ese ubu noneho biri gukorwa bite. Ngira ngo icyambere mwabonye nuko twabikoreye muri televiziyo birumvikana, ariko kandi ese noneho ubu ngubu ubutumwa bari kubutanga gute, bari kubigenza gute, ku mbuga nkoranyambaga bari kubigenza gute, hanyuma turaza twinjira muri izo ndirimbo tunakurikiza izo ndirimbo kugira ngo amare indirimbo 5 twabageneye wuzure. Ubutumwa bwo ni bwinshi, Abagenzi baturyohereje iyo ndirimbo yo kwibuka abaririmbyemo bayisubiremo yose bavuga ibigwi byabo. Mu kanya turabigarukaho. Ati ndi Olive Irwamagana, ati mwaramutse Olive, urakoze cyane. Ubutumwa nagenda musoma na telefone mu kanya gato kuri tekinike bari kumbwira bati nyamuneka abantu bari guhamagara bakeneye rwose kuvugisha abagenzi. Mu kanya gato ngira ngo mu gice cya nyuma gikurikira mu ndirimbo zasabwe turaza kureba ukuntu twafatanya telefone nkeya birumvikana. Ati murakoze cyane, ati mutima wanjye rwose ndayikunda. Ubutumwa nabwo mu kanya, reka duhe umwanya Papa Thomas atubwire ubu noneho muri uyu mwaka bari gutegura bate igikorwa cyo kwibuka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bundi buryo butandukanye. Turabigarukaho twinjira mu zindi ndirimbo 5 ariko harimo nizo kwibuka. Tubwira abantu bose bagize ubutwari bwo kwifatanya na Korali Abagenzi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi kugeza uyu munsi. Korali Abagenzi bakaba bagikomeye, tubabwira ngo mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ibi ni byerekana yuko nyine Korali Abagenzi batazimya ahubwo bajyari kandi bagomba kumenya nyine gukora umurimo w'Imana muri rusange. Reka ngewe ngaruke mu kanya. Gahunda yo kwibuka nk'uko bisanzwe turayikora buri mwaka guhera mu myaka ishize, ariko umwaka ushize wa 2020 ntabwo twayikoze bisanzwe kubera ko muribuka ko mu kwezi kwa gatatu kwenda gushira aribwo icyorezo cya coronavirus aribwo cyageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo icyo gihe twari turi mu rugo rwose kuko twakunda kwibuka ku itariki ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 twamara icyumweru cyose dufite amateraniro y'isanamitima ku rusengero rwacu rw'Abadiventiste bose wa karindwi hariya ku Muhima. Bigero muri ko twari buri muntu wese ari mu rugo, ntabwo gahunda zabaye uko zari zisanzwe, ariko kandi kwibuka ntabwo twibuka rimwe mu mwaka, ko kwibuka buri munsi, kuko umuntu wawe, umuntu mwabanye, umuntu mwasangiye akabise n'agahiye, ntabwo wamwibuka rimwe mu mwaka, byaba ari nk'umuhango gusa. Ariko mu mitima yacu tuba tubibuka, twazirikana wenda mu murongo twahagaramo bagahagararaga bamabona neza, abarwa barimbaga amanyabona neza. Bityo rero umwaka ushize nk'uko navugaga ntabwo twashoboye kubikora kimwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo byagenze ko byagendaga. Uribuka ko hajyaga baho ibiganiro mu midugudu, tugakora akazi mu gitondo, nyuma saa sita tukajya mu biganiro by'imidugudu ndetse n'ahandi hirya byabereye. Natwe twakoraga amateraniro mu rusengero y'icyumweru cyose, tufite cyane cyane twakunze kuba turi kumwe na Pastor Mpyisi Ezra, akatubwira byinshi kuko ni naribonye, atubwira aksesengura neza uko amateka yagiye yegeranya yo gukora jenoside kugeza igihe ibereye. Rero muri uyu mwaka nabwo urabona ko bitacyoroshye, gusa hari gukoreshwa ikoranabuhanga. Ibiganiro byo mu musengero byo mu midugudu nabyo ntabwo bikiriho nyine nkuko mubibona, kubera nyine iki cyorezo kigikomeje. Gusa hari umugabo ujya ukunda kunyura hariya avuze imodoka ari mu muhanda wose atera akavuga ati shishoza tuzatsinda. Ariko kandi tuzatsinda kuko leta yacu imirimo kandi yaduha inkingo, iratureberera ibintu byose. Turizera ko ubutaha wenda kuma kutaha bidahindutse ibintu byose bizagenda neza. Uyu mwaka rero turakora gahunda ku ikoranabuhanga. Hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga muzi, hari uburyo bwa tuzakoresha bwa YouTube. Ntabwo turabikora officially. Hari ikoranabuhanga rya Zoom, hari ikoranabuhanga rya YouTube n'izindi ikoranabuhanga. Tuzabikora gutyo, ariko si ibyo gusa tuzakora. Tuzagerageza no kujya ku rwibutso, kujya gushyiraho indabo aho abacu bashyinguye. Nabyo ntabwo twabireka gusa uko nguko, ariko turabikora. Ndetse n'igihe tuzabikorera tuzabibabwira, itariki turayizi, tuzayikora tuzabibabwira.
ubwo rero kwibuka ni ikintu nyine tugomba kitubamo, ikintu umuntu wabuze utabura kumwibuka uko bukeye n'uko bwije, cyane cyane ibikorwa bakoraga, cyane cyane imiryango yabo. Ntabwo baba batibuka gusa baba baririmbyi, kuko tuba twibuka n'imiryango yabo. Niba urugero nk'iba Rebeka yaricanywe n'abana be babiri, urumva ko ntabwo wamwibuka wenyine. Niba se Imana n'umwana ntabwo wamwibuka wenyine. Niba ari Ingabo Nziza wenda rwose n'umugore n'abana babiri nta n'umwe ukiriho, ubu ntabwo wananirwa kumwibuka buri munsi. Niba Yusito n'umuhungu we bose batariho ntabwo babura kumwibuka. Bityo rero ibyo byose bituma twibuka kandi twizera ko ibyo bintu bitazongera nk'uko intego y'igihugu imeze, kandi kuko ubwo gufashwa n'Imana iyi jenoside ntabwo izongera. Ubwo rero ibikorwa byo kwibuka tubikora, ariko tubikore dukurikije cyane cyane kwirinda kino cyorezo cya COVID-19, kandi tubikore mu buryo butabangamiye buri wese, kugira ngo dukomeze twirinde iki cyorezo. Amaherezo nikishira burundu, nikiranduka burundu, hanyuma tuzakomeze gahunda z'uko zari zimeze. Rero gahunda ziduteganya nuko bimeze, tubikora ku ikoranabuhanga, kandi tujye no ku rwibutso gushyiraho indabo z'abacu. Murakoze cyane. Inshuti n'abavandimwe, abo twabanaga kuri sari bazima, imirimo bakoreye hano ku isi turayibona ikatubera urwibutso. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima. Yararimbaga ndetse akabwiriza, ijwi rye ryiza ntituzaryibagirwa. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima. turibuka mushiki wacu Rebeka, ijwi rye ryiza ku migezi y'i Babuloni, yararirimbaga agashimisha benshi. Iteka ryose ntituzamwibagirwa. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko bapfuye bizeye, batarimbutse ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, twongere turirimbana ari bazima.
uribuka mushiki wacu Esiteri ndetse na ngabo nziza wari umunyamahoro umurava n'ubwitange bagiraga iteka ryose ntituzabibagirwa duhumure kuko bapfuye bizeye bataributsa ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima duhumure kuko bapfuye bizeye bataributsa ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima turibuka mwene data Yusito yabaye intwari kugeza ku munsi wa nyuma yararirimbaga agashaka abwiriza ijwi rye ryiza ntituzaryibagirwa duhumure kuko bapfuye bizeye bataributsa ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima duhumure kuko bapfuye bizeye bataributsa ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima iteka ryose ntituzabibagirwa iteka ryose ntituzabibagirwa iteka ryose ntituzabibagirwa tuzahura 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 mu gitondo mu mihanda myiza mu murwa mwiza wa zahabu tuzicarana na Yesu turirimba ishimwe ibihe ntibizabarwayo tuzahura mu gitondo tuzahoberana turi ku nkombe y'uruzi ibi byose byose byabaye bishya mbega ibyishimo mbega umunezero mbega igitondo cyiza turi mu murwa w'amahoro mbega igitondo cyiza turi mu murwa w'amahoro mbega igitondo cyiza turi mu murwa w'amahoro
mwana w'Adamu uri ugihumeka mbese niwashimira Imana ikugejeje aya magingo. abasore beza bitonaga abo ni beza b'imigenda abo waruzi n'abutamenye bagiye ureba wumva ugenda niki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. wakoze ibibi mugenzi bibabaza umuremyi wawe nyamara aracyakurinze kuko agufitiye umugambi. abakobwa beza bitonaga bari barize ubwari bwabo abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba wumva ugenda iki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. nanjye mbatanze ngo turame n'ababuza ayo mahirwe kuko nabo si ku bwabo kuko nawanga kuramuka. abagore beza bitonaga bari imitima y'ingo zabo abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba wumva ugenda iki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. abo mu rungano rwawe bamwe ntabwo bakiriho nyamara benshi muri bo bakurusha ubutungane. abagabo beza bitonaga bazi gucunga iby'ingo zabo abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba wumva ugenda niki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. niki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. ngaho nawe ujye ushima uwo mwami.
bitegereje kugaruka kwa Yesu we wavuze ati nimumure dore nzagaruka nzaza mbajyane aho ndi namwe muzabeyo nimubura amaso yanyu murebe hejuru imitima itegereje kugaruka kwa Yesu we wavuze ati nimumure dore nzagaruka nzaza mbajyane aho ndi namwe muzabeyo nimubura amaso yanyu murebe hejuru kwisi turabagenzi ntabwo ari iwacu tuyinyuramo tugenda tugana mu ijuru nyuma y'urugendo rwacu tuzabona Yesu tubone gakondo mu ijuru kwa data kwisi turabagenzi ntabwo ari iwacu tuyinyuramo tugenda tugana mu ijuru nyuma y'urugendo rwacu tuzabona Yesu tubone gakondo mu ijuru kwa data umuraba ukaze usubira inyuma tumbira Yesu aguha imbaraga ugiye kugerayo ijwi rizumvikana riti ngwino winjire kugira ngo aho Yesu ari natwe tuzabeyo umuraba ukaze wisubira inyuma tumbira Yesu aguha imbaraga ugiye kugerayo ijwi rizumvikana riti ngwino winjire kugira ngo aho Yesu ari natwe tuzabeyo kwisi turabagenzi ntabwo ari iwacu tuyinyuramo tugenda tugana mu ijuru nyuma y'urugendo rwacu tuzabona Yesu tubone gakondo mu ijuru kwa data kwisi turabagenzi ntabwo ari iwacu tuyinyuramo tugenda tugana mu ijuru nyuma y'urugendo rwacu tuzabona Yesu tubone gakondo yacu mu ijuru kwa data tubone gakondo yacu mu ijuru kwa data tubone gakondo yacu mu ijuru kwa data tugiye kuririmba indirimbo enye ariko ntabwo tuzaririmba twicaye tuzaririmba duhagaze hanyuma cyari kirangiye hanyuma turajya ku hari amakuru meza nifuza kubabwira
n'amateka y'indirimbo enye dusoma muri bibiliya. Izo ndirimbo enye zijya zishimisha, indirimbo zikomeye zitangaje kandi zinezeza. Indirimbo ya mbere, indirimbo wa munsi, isi n'ijuru ryose bimaze kuremwa, ngabo zo mu ijuru zisingiza Imana. Iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba. Indirimbo ya kabiri, indirimbo rya joro, Mwami Yesu yavukiraga mu kiraro cy'inka, maze abashumba baratangara cyane, n'abanyabwenge babonye inyenyeri bajya kumuramya. Betelehemu rero, ukiri mutoya, kuko wavukira mu bakiza b'abari munsi bose. Iwe byiringiro, iwe ukiza ibyaha. Iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba. Indirimbo ya gatatu yaririmba igihe umazi yarindaga igituro ngo Yesu atazuka. Abigishiti inshyitsi Satani agira ubwoba. Indirimbo yaririmba Yesu atakibarizwa mu gituro. Iki kirere rembo y'ijuru, urupfu ruratsinzwe n'ambaraga rufite. Iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba. Utega amatwi indirimbo ya kane nziza cyane, indirimbo nziza gutwi k'umuntu kutigeze kumva. Hosana sinadirikomeye, icyubahiro ni cy'uwo mwana w'intama Mwami Yesu. Inkuru nziza, indirimbo ya kane, indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, zayiririmba kuri ya mihanda myiza y'izahabu. Inkuru nziza, zaririmba indirimbo nziza, ikabatangaza. Indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, zayiririmba kuri ya mihanda myiza y'izahabu. Inkuru nziza, zaririmba indirimbo nziza, ikabatangaza. Indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, zayiririmba kuri ya mihanda myiza y'izahabu. 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 Indirimbo mwari murimo musaba muri benshi, mwari mutegereje muri benshi, murayumvishe, mwumvishe iyo tuzaririmba n'izagiye ziririmbwa. Iyi ndirimbo rwose murumva ko ari indirimbo iryoshye kandi imeze neza. Ubutumwa bwa nyuma mu cyumweru cyiza no kuri turabakunda, Imana ibaho umugisha, muririmba neza cyane, turabishimiye. Ni David Kacyiru, wakoze cyane David. Ati mwaramutse, ni Jeremy Nyanza, Korali Abagenzi, twabishimiye cyane. Filimo na Diane basuhuze cyane. Ubutumwa ni bwinshi na bose nashaka kusoma ngo mburangize, ariko kandi telefone muri hangana ntago nigeze nzakira, byari ngombwa kugira ngo nyine muri jehwe na kino gitaramo Isango Star babateguriye muri rusange. Abantu bose bari ku isi batandukanye badukurikiye muri yose, tukatubwira ngo mwakoze cyane. Abantu dukurikiye baciye kuri Star Time, mwakoze cyane. Abantu dukurikiye baciye kuri Canal Plus, go za Cameroon, epio za Malawi, Gabo, aho bose kamubwira ngo mwakoze cyane kudukurikira rwose. Turabizi ko mutureba 5 kuri 5. Badukurikira kandi baciye ikoranabuhanga, namwe katubwira ngo mwakoze cyane. Ndashimira cyane equipe technique irimo Jeremy, irimo Mushakamba, irimo Papa Sangwa, bavuga batireka tugerageze turebe ko ibintu byagera hirya no hino ku isi kandi bimeze neza kandi bisa neza. Babwira yuko kandi iyi concert mwemo mareba muraza no kuyikurikira kuri YouTube channel Isango Star mu kanya gatoya, ubwo baramaze nyine kuyitunganya, amaze kugenda nyine babashyiraho kugira ngo bize kuba bimeze neza.
rero indirimbo ebyiri zisoza muzehe Thomas ajya kuziduhitiramo, ariko kandi iyi ndirimbo irangiye ntize kuramo zikaba 3. Nimutongera kumbona mumenye ko twashoje ikiganiro. Iyi ndirimbo twabahaye zirahagije kandi ziryoshye. Abagenzi bafite indirimbo nyinshi kuturuka muri za 80 na kugeza n'ubu ngubu bakaduhaye, ariko kandi ntago umwanya wose wadukundira kugira ngo ubikunde. Reka tunasuhuze abari by'abagenzi babaherereye hose ku isi muri rusange ndetse n'abari hirya no mu gihugu. Reka tubaye mu makoze cyane namwe kubemerera ko baza kubana natwe, ndetse tunashimira itorero baturukamo rya Muhima ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, tubabwira ngo mwe mwese rwose mubashyigikira ndetse mukamwana yemereye ko baza, mwakoze cyane. Indirimbo 3 n'ebyiri hakiyongeraho n'indirimbo yindi imwe tumaze gusoza. Ndabwira ngo mugire ibihe byiza badukurikiye mwese. Reka dusoreze kuri indirimbo 3 zonyine. Mushaka kuba muti kucyumwa gitahari bandi azaba bari, nabwira ngo mwebwe gusa mujye muba kuri televiziyo yanyu Isango sare bateguriye ibyiza bigiye bitandukanye. Genda Abagenzi Olivier mbashimira ko mwabanye natwe, mugira amahoro. Reka twakire zo ndirimbo 3 naho butaha. Intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwamo ibyiringiro. Komeza amavi acitse intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwamo ibyiringiro. ibikorerwamo biteye benshi kubura ibyiringiro. Wowe wamenye Yesu n'inshingano yawe, ugarura ibyiringiro mu mitima. Amenye ko vuba bidatinze Yesu agiye guhindura byose abigire bishya. Komeza amavi acitse intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwamo ibyiringiro. Komeza amavi acitse intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwamo ibyiringiro. Abantu baricana ku buryo butangaje, ndetse n'ubundi bugome bukabije. Ibyo byose bidusiga benshi, dufite imitima ihagaze igoswe n'ubwoba. Komeza amavi acitse intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwamo ibyiringiro. Komeza amavi acitse intege wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima.
imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwa mu byiringiro. igisigaye ni ukureba kuri Yesu, ijambo yaduhaye ajya gusezera asubiye mu ijuru. Ati inshuti muri iyi si yuzuyemo ibibazo, ariko mwe mwihangane kuko njyewe nanesheje. Nimwihangane aho tujye dukomezanya n'iryo sezerano. Komeza amavi acitse intege, wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwa mu byiringiro. Komeza amavi acitse intege, wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwa mu byiringiro. Komeza amavi acitse intege, wihanganishe abababaye, subiza intege n'ibyiringiro mu mitima. Imitima y'abantu ku isi ikeneye gusubizwa mu byiringiro.